ibintu birakora bene data. Ukora uyu munsi ukabisanga imbere, ingororano z'umurimo uzisanga imbere, ntabwo uyu munsi uzibona, uzisanga imbere. Yatari yagombaga gupfana n'abandi, ngo ariko Salomo yibuka yuko yafatanije na se umurimo mu byamubabazaga byose igihe yahingwaga n'umuhungu we cyangwa se yego. Hanyuma aravuga ati kuko nibutse ko wafatanije na data akababaro k'umurimo yari arimo, mugafatanya guheka isanduku y'Uwiteka. Ntabwo ndi bugukwice muri iki gihe kubera ko nibutse ko wafatanyaga na data guheka isanduku y'Uwiteka. Imana ishimwe. Reka dusome mu rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Yohana. Haranditswe ngo mwirinde mutazabura iby'imirimo mwakoze, ahubwo ngo muzahabwe ingororano itagabanije. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bakimbwira ngo nze mbaramutse, niryo jambo rije ku mutima wanjye kandi nari mfite menshi nari kubasuhuzamo, ariko Umwuka Wera arambwiye ngo nimbasomere iri jambo mu izina rya Yesu. Batubwiye ko muri abaririmbyi gusa, yego menya harimo n'abakristo bakeya, ariko itsinda rinini ni ry'abaririmbyi. Uyu mwanditsi rero abwira bagenzi be abahugurira umurimo mwiza bakoraga, kuko yari yitegereje asanga abahuguje iri jambo byabagirira umumaro kuruta irindi jambo rindi yababwira, kuko yitegereje asanga bakora imirimo iruhije kandi ikomeye. Nabaye umuririmbyi ndabizi bene data, natwe turi abakozi b'Imana, bababwiye ko ndi mwarimu, ariko imirimo abaririmbyi bakora nanjye mwarimu nkora ntabwo yahwana n'iyanyu. Niyo mpamvu rero Umwuka Wera ambwiye nonaha rwose, menya hano ko mbasuhuza nonaha, numva Umwuka w'Imana ambwira ijambo ngo mbabwire ngo rwose mwirinde, wirinde wowe waturitse iriya. Hari umukozi w'Imana watuyoboye iyi nzira twajemo. Reba kuva iriya ukagera hano ukazabura ziriya ntambwe nyinshi wateye kugera hano. Ndabahugura nanjye ntiretse, nanjye navuye i Kigali nza hano. Nanjye rero nirinde mu nshingano zanjye ntazabura imirimo, ntazabura ingororano z'imirimo myiza nakoze. Wishyire ku munzani wa muririmbyi we, nanjye mwarimu na pasitoro, Imana ishimwe ko turi abakozi b'Imana gusa, dushyire ku munzani imirimo dukora, turebe ko tuzayibonera ingororano. Imana ibafashe, ndababwira nibwira. Niba hari abantu bavunika cyane ni abaririmbyi. Njyewe hari ahantu nize gukorera umurimo w'Imana bwa mbere ndi umuririmbyi, najyaga ntwara igikwembe mu ntoki kugira ngo ntakererwa. Navaga ahitwa Igikondo nkajya mu Gatenga, nkavuga nti ndagenda nambarireyo aho kugira ngo nyererwe, bampeze inyuma ne kwicara kandi ejo nararepese. Si imirimo myiza se nashakaga? Nkavuga nti aho kugira ngo nyererwe ngiye kugenda nyambarireyo cyangwa ndirimbe sana, kugira ngo mbirimbane, nyaboneka nzarebe yuko uyu murimo mwiza nzawubonera ingororano. Mbifurije kuzabona ingororano. Abaririmbyi muravunika, kotizasiyo mutanga, amarepetisiyo, amasengesho musenga, ntabwo twe twayashobora. Nimwe nkingi z'itorero. Tekereza ubuze iyi mvura ikunyagira, kotizasiyo uza guhingira kugira ngo ushobore kwambara uniform. Iriya yose ni imirimo myiza tuzabonera ingororano. Ndabifuriza abakozi b'Imana, nanjye nzifuriza ntituzabure ingororano z'imirimo myiza dukora. Ndagira ngo rero kuri akagoroba upime neza, urebe ukuntu ukora umurimo w'Imana. Ntabwo ukora witotomba. Bibiliya tubwira ngo havumwe umuntu ukora umurimo w'Imana yitotomba. Uvuga ngo cyangwa nibi nabo barakabya, repetisiyo z'icyumweru ngo nuko dufite sorti. Oya, wikwitotomba. Imana yabonye ko ari wowe ukwiye guhagarara muri uwo mwanya mwiza, mu ijwi rya mbere n'irya kabiri na rya rindi ry'abagabo. Imana yakurobanuye ngo bahamagawe ni benshi, ngo batoranijwe nibo bake. Mu bahamagawe ni benshi, ariko n'uwo Imana yatoranije uwo mwanya. Ntugakore umurimo w'Imana rero witotomba. Haleluya. Amen. Ngiye kurangiza, ngiye kurekeraho, ariko nagira ngo mbabwire ngo nyamuneka kora uyu murimo w'Imana utitotomba. Kandi kugira ngo uzabonere ingororano, icyo gicuku byuka, ubwo buhinzi ujya guhinga kugira ngo, turabizi mu cyaro, kugira ngo mubone amafaranga uba wahinze, waje gushaka akazi iwanyu, wagerageje kugira ngo ushobore gukora umurimo w'Imana neza utagonona. Mbasabiye kuri uyu mugoroba gukorera Imana mutitotomba, kandi mu Mana habamo ingororano nyinshi. Tuzagaruka tuje gutanga ubuhamya. Imana irakugorora ukiri na hano mu isi, pana ku iherezo dutegereje. Oya, Imana izatugororera, izabikora. Turandikisha
buri munsi urandikisha, kandi ngo buri munsi Imana irandika n'uyu munsi yanditse ko wageze hano, yanditse yakwandikiye. Wirinde rero utazabura iby'imirimo myiza wakoze, ahubwo ngo uzahabwe ingororano zikwiriye ibyo wakoze. Imana ibaha umugisha. Reka soreze ku ijambo rigufi hanyuma dusenge. Byanditse mu gitabo cy'Abami cya mbere, ndumva ariho riri, mu gitabo cya mbere cy'Abami mu bice bibiri, hanyuma nsenge. Ibice bibiri igitabo cya mbere cy'Abami ku murongo wa 26 bahageze, haranditswe ngo, kandi umwami abwira Abiyatari umutambyi ati, hoshi igendere wigire Anatoti mu gikingi cyawe, kuko wari ukwiriye gupfa, ariko sindi bukwice muri iki gihe, kuko wajyaga uheka isanduku y'Uwiteka Imana imbere y'umukambwe wanjye Dawidi, kandi kuko wababaranaga nawe mu byamubabaje byose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Uyu Abiyatari nawe yitaye ku murimo cyane. Uyu murimo dukora, ibi bintu birakora bene data. Ukora uyu munsi ukabisanga imbere, ingororano z'umurimo uzisanga imbere, ntabwo uyu munsi uzibona, uzisanga imbere. Bibiliya iratubwiye ngo uyu mugabo yagombaga gupfana n'abandi, n'amagambo maremare sinyasubiramo nkarenza iminota bampaye, ariko uyu mwana yaragiye kumwica. Uyu ni mwene Salomo, uyu mugabo Abiyatari yagombaga gupfana n'abandi, ngo ariko Salomo yibuka yuko yafatanije na se umurimo mu byamubabazaga byose igihe yahingwaga n'umuhungu we cyangwa se yego. Hanyuma aravuga ati, kuko nibutse ko wafatanije na data akababaro k'umurimo yari arimo, mugafatanya guheka isanduku y'Uwiteka, ntabwo ndi bugukwice muri iki gihe, kubera ko nibutse ko wafatanyaga na data guheka isanduku y'Uwiteka. Haleluya! Mwaje guheka isanduku y'Uwiteka, mwaje mu murimo, ni mubikore. Uyu murimo nutagutabara none uzawusanga imbere, uzagufasha, uzagukiza. Uyu muhungu yakijijwe nuko yafashije Dawidi guheka isanduku y'Uwiteka. Umuhungu wabyibutse aravuga ati, wowe mubari bupfe ntabwo uri bupfe, kuko wafatanyije na data guheka isanduku y'Uwiteka. Mujye mufatanya na pastor guheka isanduku y'Uwiteka. Haleluya! Murategurira abana banyu ejo heza. Nutabona ingororano uyu munsi, abana bawe bazazisanga imbere. Turandikisha, ibyacu birandikwa, bifite aho byandikwa. Imana ishimwe. Reka dusenge Imana. Ariko ndabifurize ngo ntimuzabure ingororano z'imirimo myiza mukora, ntimuzabure ingororano z'imvune mufite, ntimuzabure ingororano z'ibyo mukorera mu nzu y'Imana. Imana iduhane umugisha. Data, ndagushimiye, urakoze ko ushoboje guhagarara imbere y'itorero ryawe, ukavugirira ijambo wowe Mwuka Wera, kuko njyewe ndi mikorofone. Ngushimiye yuko uzabagororera kuko batabikorana kwitotomba, kandi uzaba hano umugisha n'imiryango yabo. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe, ubaho umugisha, kandi iri jambo ari wowe uryagura mu mitima yabo, rigira icyo rikora, rigira icyo ributsa, rigira umumaro, ribibutse ko imirimo bakora yose yandikwa, kandi ko imbere hari ingororano. Uretse n'ingororano zindi, hari n'ingororano y'ubugingo buhoraho. Turagushimiye rero, komeza kubana natwe muri iki gitaramo cya nimugoroba. Ijambo ryawe rikomeze imitima yacu, kandi Umwuka Wera tuganza, tuyobora, dutegeke, atubere umwigisha mukuru. Urakoze, turagushimiye mu izina ryawe ryera Yesu. Amen.